Aba mama turi hano tuzamure tuvuge ngo haleluya. Aba papa haleluya. Imana ibaha umugisha rwose. Buriya aba papa ntago bakunda ibintu byinshi. Uyu munsi ndashaka ko twigira hamwe mu mwanya utari munini cyane message ntoya ivuga ngo amasengesho ahindura ibintu. Gusenga gushobora guhindura ikintu. Murabizi abantu basenga ni benshi. Abantu basenga ni benshi. Abantu basenga, my dear, my friend, abantu basenga ni benshi. Ntago mureba ko twaje gusenga hano. Ubu hari abantu bamaze iminsi 3 basenga bari ahantu ku musozi badakaraba batabrosa bashaka Imana. Ubu hari abantu bari mu cyumba bicingiranye barimo gusirimba batareba ngo hari mwene data uri kumwe kundeba. Barimo gusirimba kurusha uko twebwe turimo kubikora. Haleluya. Abandi barimo gusenga ku maradiyo. Uyu mwanya tuvuga hari abantu benshi ku maradiyo barimo gusenga. Hari abantu benshi ku mateleviziyo barimo gusenga. Hari abantu benshi mu ngo zabo barimo gusenga. Hari abantu ku haleluya abakomeye n'aboroheje bose barimo gushaka Imana. Ni iki kintu wakora mu misengere yawe cyatuma amasengesho yawe agera aho agomba kugera ukagira icyo wakiriye mu mwanya wo gusenga? Semeni haleluya. Nari mvuze ngo haleluya. Abo mvuze ni bamwe mu bantu barimo basenga Imana. Hari abandi nabo barimo gusenga ikintu kitari Imana. Nabo barimo gusenga. Ahari mwari muze ngo abarokore twe kwenye dusenga. N'abapagani bafite ibyabo basenga. Ariko ibyabo basenga barayobye. Kuko icyo byo bahamagara bitabasha kubakiza. Muribuka inkuru ya Eliya n'abahanuzi ba Bali. Barasenze. Yewe ngo barakotsora, bakoresha ikinyarwanda gikomeye. Ngo barakotsoye. Ariko nta gisubizo babonye. Ariko yari yarahagaze umwanya muto aravuga ngo nyumvira Uwiteka nyumvira, bimenyekane yuko uyu munsi ndumugaragu wawe kandi bimenyekane kuri Uwiteka Imana ya Isirayeli. Uwo mwanya umuriro uraza uramanuka urabatungura, uraza utwika igitambo. Ntago wagarukiye aho utwika amabuye, ntago wagarukiye aho utwika amazi, ntago wagarukiye aho n'ubutaka bwari aho ngaho hafi bukubitwa n'imbaraga z'umuriro w'Imana. Uwo mwanya icyubahiro cy'Imana kigaruka muri Isirayeli. Gusenga bishobora kugarura icyubahiro cy'Imana mu buzima bwawe. Ntago munyumvishije. Gusenga ni kimwe mu bintu bishobora gufungurira icyubahiro cy'Imana. Kandi icyubahiro cy'Imana kigaragara mu buzima bw'umuntu ntabwo asigara nk'uko yari ameze. Hari ibintu bigenda bicagagurika ku muntu icyubahiro cy'Imana cyagaragaye mu buzima. Ni iki wakora rero? Iyi si turimo rero reka mbabwire. Abantu benshi barasenga. Benshi barasenga. Barege. Hari umuntu muhura yakubwira iminsi yiyireje ukavuga iyo ko ntayishobora. Amen. Abantu bakoze za seti y'uruseke my dear. Bari mu cyumba. Abantu bakoze iminsi 200. Abantu bamaze icyumweru ku musozi basi. Amen. So ndashaka turebe muri Bibiliya rero uburyo amasengesho yahinduye amateka y'umuntu. Uburyo amasengesho yahinduye icyerekezo cy'umuntu. Amasengesho atuma Imana yo mu ijuru ifata ibyemezo. Ndavuze Imana yo mu ijuru. Amasengesho y'umuntu atuma Imana ifata icyemezo. Ikavuga ngo ndahinduye iki kintu. Imana ntago mvuze ngo abantu. Ntago mvuze amasengesho ahindura ibyemezo by'abantu. Ayo siyo tugiye kuvuga. Kuko amasengesho akora ibintu byinshi. Bimwe muri byo ajya ahindura ibyemezo by'abantu. Byashyizweho muri buka icyemezo cya Hamani. Avuga ngo ndamanika Morodekayi. Esteri. Haleluya. Oh haleluya. Esteri ntiyari afite uburenganzira bwo kumuvugira muri iyo period. Kuko bitari byemewe nako asanga umwana. Ariko Morodekayi n'Abayuda ngo bafata iminsi 3 barasenga. Icyemezo cya Hamani kigira gute? Kirahinduka. Ayo n'amasengesho yahinduye icyemezo cy'abantu. Ntabwo ariyo ndi buvugiye umunsi.
Haleluya. Amasengesho ahindura icyemezo cy'abadayimoni yo ayo ngayo ni matoya cyane. Nubwo wakwitsamura gusa ukavuga Yesu bigutunguye, dayimoni arahunga. Ntago mubyumvise. Iyo witsamuye bigutunguye gusa ukavuga Yesu, dayimoni arahunga. Ayo mashimo yakome neza. Niba hari ikintu cyoroshye muri ubu buzima bw'umwuka no kwirukana abadayimoni. Ndimo kuvugana n'abantu basenga muri second chance. Ndimo kuvugana n'abaramyi basenga. Ndashaka mbazamure kuri level y'amasengesho atuma ijuru rifata icyemezo. Ndashaka mu mwanya muto cyane ndimuvuge amasengesho atuma Imana idesida ikavuga ngo kuva uyu munsi ibintu nibigende guca bihindura icyerekezo. Ayo niyo nshaka kuvuga. Beneda. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Harandi masengesho nayo akora ibitangaza. Ayo ngayo nayo ari hafi aho. Amasengesho akora ibitangaza. Gusenga ibitangaza kigakora. Haleluya. Hari umuntu ndimo kuvugana nawe. Hari sengesho umuntu ajya akora uwo mwanya igitangaza kikaremeka. Kitari gihari kikabaho. Ndabizi bamwe muri mwebwe amasengesho mwana yakoze, hari umunsi mwana yakoze. Ariko Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Hari amasengesho ajyaba ingumba zikabyara, hari amasengesho ajyaba haleluya barozi bakihana, hari amasengesho ajyaba abadayimoni bagatsindwa, hari amasengesho ajyaba indwara zigacira, hari amasengesho ajyaba kasa zigacira. Musume twasenze ku rusengero rwacu muri haleluya. Mukozi mawangu ariko amen. Haleluya. Musume twari mu mase dusenga mu mama umwe aratubwira bavana ntago tweretswe pe, ntago tweretswe. Umumama aratubwira ati jewe rero mfite randevu, randevu yo kumbaga itariki ngira ngo 28 ngo afite ibibyimba. Arabitubwira mwumva hari ubwo tubyeretswe ibyo bintu beneda, si ubitwira igihe turimo gusenga. Ndangije mbwira bene data ndababwira ngo muzi icyo tugiye gukora kiroroshe, tugiye kwanga iyo randevu, tugiye kuyisiba. Tugiye kugira gute? Tugiye gusiba iyo randevu. Ndangije namubwira ngo vana agatebe kawe hariya gashyire hano imbere yawe. Ndamubwira ngo bwira bano bantu bose izina ryawe. Araribabwira. Haleluya. Oya yazamura kwizera musige hano, ariko iki gitondo cyangwa uyu mugoroba cyangwa yamanywa bivanye naho uri, hari ikintu cyaremeka muri uyu mwana. Muri December muri aya masaha yihuta cyane. Arangije pastor aramubwira ati ntabwo ari wowe. Aramubwira ngo vayo musengere. Aramubwira ngo ni musengere cyo nkubwira cyose uragikora. Aravuga ati yego ndagikora pastor mushumba ukimbye ndagikora. Arangije aramubwira ngo aramusengera avuga ngo Mana ndagushimira, uyu ntabwo ari we birukana, ntabwo ari uyu, ntabwo ari uyu. Arangije aramubwira ngo umva ikintu nkubwira, ejo mu gitondo uzinduke mu kazi usubire. Oya amashi yakome neza nta kintu. Aramubwira ngo ejo uzinduke mu kazi. Nawe aravuga ngo kuva pastor abimbwiye ndabyizeye, nta kindi ntegereje ngo ambwire ngo oya. Mu gatondo azinduka yoga, aratera ipasi, arambara ajya mu kazi. Aragenda ageze muri koridoro umva igitangaza, akubitana na boss amubwira ngo sorry twaribeshe, ntabwo ariwe twagomba kwirukana, tubabarire subira mu kazi. Tubabarire twaribeshe, inama yicaye dusanga twaribeshe. Mbabwira ubundi buhamya. Oya umwanya bampaye ni muto. Mbabwire hari kwizera kurimo kuzamuka. Hallelujah ikiganza mbere. Ayaya haleluya. Oya haleluya. Ntago mubyumvise haleluya.
hano murumva hari dimasi irenze ninjira ngo sindi kuba amasengesho asanzwe. Undi mama twarasenganye turasenga. Ndangije ndamubwira rero usengera umugabo wawe musengera akazi ke. Arambwira ati yego. Ndamubwira ati mu kazi ke hari ibintu bitari byiza, tumusengera. Turamusengera turitaye. Kumba umugabo nta makuru afite, bashoje kumugambanira ku kazi na leta yo kumwirukana bayanditse, nta makuru agize ati afite. Uwo mwanya babamwohereje muri mission, ariko leta yo kumwirukana bayishoje avuye. Haleluya. Bosi mukuru aramuhamagara aramubwira ngo wa mpapa do iyi ni leta mfite yo kukwirukana, ariko byanze, wankoreye neza, ntabwo nakwirukana, nguhaye promotion. Ahitamo aramupromotinga amuhereza gukorera mu kindi gihugu. Ariko mwaretse ko kwizera bikora ikintu gikomeye. So narimo ndavuga rero amasengesho asanzwe y'abantu bujya ahindura ibintu. Bakozi b'Imana, Imana hari umuntu igitanga mu basenga bukora imirimo n'ibitanga. Waruzi ko wishaye hano ikibembe cyawe cyakira? Ntago munyumvishije. Icyama tugasenga na kwizera. Gukira. Ibi ni ibintu bisanzwe. Ndavuga mu mwuka. Ushaka kuvuga turambwira ko bisanzwe ntazo ukuntu mbabaye. Humura rwose. Turizerana nawe. Dusengane nawe. Niba udukurikiye uri hano uyu munsi, haleluya, haleluya. Reka mberekere abantu basenze hano. Iyi nkuru yo nisomye iteka ndayamanika. Noneho nindangiza tuza gufata umwanya muto dusenga. Beneda, ndumva shaka gukuza kwizera kwanyu. Noneho ninsoza abakozi Imana bari tayari hano. Uyu munsi turava hano dutwaye umugabane wacu mu izina rya Yesu. Ntago munyumvishe. Haleluya. Aba mama haleluya. Uzi ko wahagarara Imana igakora ikintu kidasanzwe mu rugo rwawe. Ntago bikeneye izindi mbaraga, bikeneye umuntu wahishuriwe Imana gusa. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, nitutizera ibitangaza by'Imana tuzaba turi kwibesha ibyo dukora byose. Amen. Kuko hari abandi bantu bazemezwa n'ibintu Imana yahinduye mu buzima bwabo. Hari abandi bantu bazemezwa n'ibitangaza by'Imana. Haleluya. Semeni haleluya. Okay. Imana ibaha umugisha. Sinzi bagiye umunsi narimo ndavuga ubutumwa. Nari ndi Rwamagana. Ndimo ndavuga ubutumwa, ndimo ndabwira ubutumwa abantu. Ubushize mwababwiye byo nta hantu ntavuga ubutumwa. Muri bisi, amen. Ku muhanda, haleluya. Mu rusengero, amina. Kuri radio, haleluya. Kuri televiziyo, amen. Kuri YouTube ntuje uzasangayo, kuko ahantu hose namenye ko ubutumwa bwiza wabuvuga hano hose. Bene data tuzamura Imana ibiganza. None uwo munsi narimo ndavuga ubutumwa, ndiko ndabereka uyu munsi nashaka ko ibitangaza biba hano muri second chance. Ni bande babyizeye hano ibitangaza bibe none. Ndimo ndavuga ubutumwa, mbwira ubutumwa abantu kuntu Yesu ari mwiza. Havayo umutipe umusore mu mizima arambwira ngo ibyo bintu uri kurabwira abantu ntago bishoboka n'imitwe. Niba ibyo uvuga ari uko ndarwaye, ngwaye umutwe, nihira ndahita menya ko ari ukuri. Nabwira ati egera hano, akona kantu toto, egera hano. Mushyiraho ikiganza navuga ngo Mana mu izina rya Yesu umutwe we ni muzima, amina. Ya avuze imvura bati niwe yankoreye publicity aho hantu kuri uwo aho hantu. Icyo nshaka kubereka, hari imisengere tugomba kudevelopa ikora ibintu bigahinduka mu buzima bwacu, kandi ibyo biri hafi yawe aho ngaho. Ibyo muri kumwe aho ngaho ndashaka kukwereka imimbaraga muri kumwe aho. Ntabwo ndi kukubwira imbaraga abandi bafite wowe udafite. Oya ntabwo aribyo ndi kukubwira imbaraga uri kumwe nazo aho ngaho zibasha gukora. Ntabwo
bakugire ngo bishop, prophet, evangelist cyangwa pastor. No way. Nibo kubwira imbaraga ziri kumwe nawe zigendana n'abizera. Semeni haleluya. Haleluya. Semeni haleluya. Nibo kubwira imbaraga zigendana n'abizera. Haleluya. Haleluya. Dusome. Mukozi mufasha gusoma. Noneho niba twirukanga and then dusenge. Uyu munsi ubundi nanaje nje kwisengera muri second chance. Nanaje nje kwiteranira rwose. Narabakunze nabareka nze niteranira. Mukozi mati wapi ntabwo bishoboka. Fata iminota runaka. Iyi minota rero. Mukozi ufite microphone. Iyi minota nkubwira icyo dukora. Haleluya. Haleluya. Kubara 27. Ndashaka kubabwira abantu bakoze ikintu nakunze muri Bibiliya. Iyo nsomye hano bana bakobwa ndabakunda cyane. Semeni haleluya. Hari umuntu ukeneye igitangaza? Hari umuntu ukeneye igitangaza? Yes. Ibyo ni haleluya. Hari umuntu wasenze ngo Imana imukoreshe gukiza abarwayi? Hari umuntu wabisengeye? Zamura ikiganza. Hari umuntu warabisengeye? Nta muntu urwaye hano ngo dukore pratique nkwereke ko atari ibintu bigoye. Nonaha nta muntu urwaye hano ngo mubwire icyo ruhande rwo murambe iki kiganza ureko adahita kirana aka kanya. Izi mbaraga ziri hagati muri twebwe nagiye nzibona kenshi. Rero abarokore hari ukuntu tuzi yuko wagira ngo ni ibintu biri ahantu tutagera, biri kure cyane, biri iyo ngiyo kwa ba bishop, twebwe ntitwabigeraho. Uyu munsi ndashaka kukwereka ubugize imbaraga ziri ruhande rwawe aho mu ntebe. Uyu munsi ndashaka kukwereka ubugize imbaraga urarana nazo mu buriri. Uyu munsi ndashaka kukwereka ubugize imbaraga uryama nazo mu gitanda. Uyu munsi ndashaka kukwereka ubugize imbaraga ubana nazo. Ayayayaya. Ndashaka kubwira uburyo uri kumwe nazo mu kazi. Ndashaka kukwereka uburyo uri kumwe nazo mu bana ba. Niba uri kwa muganga izo mbaraga uri kumwe nazo. Ndashaka kwigisha uburyo wazikoresha zigahindura ibintu. Ayayaya. Haleluya. Ariko hari abantu banyumva, hari abantu banyumva, hari abantu banyumva. Izi mbaraga muri kumwe ntabwo zifite undi muntu. Izi mbaraga ni iz'Umwuka Wera kandi ari kumwe nawe. Haleluya. 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 Ndashaka kukubwira imbaraga ziri kumwe nawe. Ntabwo ndakubwira imbaraga ziri ahantu iyo utazagera. Oya. Ndakubwira imbaraga zigendana nawe. Ntabwo bisaba ngo urindinde experience. Birasaba kuzizera gusa. Uwo mwanya igitangaza aho ngaho mu ruhande rwa. Haleluya. Haleluya. Oya yazamura ibiganza dupepere. Haleluya. Ndashaka kwereka uburyo izo mbaraga ugendana nazo. Ubana nazo. Haleluya. Waruzi kurimba izo mbaraga uzifite. Ariko kutisobanukirwa biragatsindwa n'Imana. Muri iyi si y'ubumana nutisobanukirwa uzasigara. Muri iyi si y'ubumana nukomeza kuba inyuma y'abantu uzasigara. Iyi ni isi y'abantu bizeye bahagarara bakavuga ngo njyewe n'Uwiteka tuzakora ibikomeye, tuzakora iby'ubutwari. Jewe n'Imana turakomeye, jewe n'Imana twanesha Satani. Daimoni gashinyika ukavuga ngo mimi na Kristo tutagupiga kabisa. Ukabwira Satani ngo stop and go. Amen. Haleluya. Wagira ngo uracyategereje undi muntu. Umuntu wari utegereje yaraje. Vuga ngo yaraje. Vuga ngo yaraje. Umuntu wari utegereje yaraje. Yarageze iwawe yaraje. Umuntu wari utegereje yitwa Yesu niba waramwakiriye yaraje. Umuntu wari utegereje n'Umwuka Wera yaraje. Oya ntabwo ari umuntu uvuye iyo muri Botswana. Wari utegereje umuntu uvuye mu ijuru. Wari utegereje umuntu Imana yahereje mu buzima bwawe gutransforma ubuzima bwawe akabuhindura umuriro. Haleluya. Haleluya. Yaraje beneda. Yaraje. Yaraje ari mu rugo rwawe. Yaraje beneda.
watekereje ngo uhinduke umuntu udasanzwe yaraje ayiwe ngira umuntu muri kwengura umuntu udasanzwe umuntu kireka niba utarakira Yesu mu nkundire dusome twihute dore bano bakobwa rero babaye muri society itabemera uhereye ku mwami ukagera ku muturage mu mategeko byanditswe yuko abo bakobwa nta burenganzira bafite mu gihugu bizwi yuko batemerewe umugabane yuko batemerewe kugira icyo bakiriye ariko igitondo kimwe barabyuka baravuga ngo yewe oya barabyuka igitondo kimwe byanditswe mu mategeko y'igihugu no mu mategeko birimo no mu idini babyemera no mu miryango babyemera ariko abakobwa batanu b'umugabo witwa Serofowadi bajya hamwe baraganira baravuga ngo ubu koko nuko bimeze baravuga ngo hari icyo twakora somero uhereye ku murongo wa mbere kubara 27 kubara 27 ku murongo wa mbere biravuga ngo maze higira hafi abakobwa ba Serofehadi hegera hafi abakobwa ba Serofowadi mwene Heferi wa Gileyadi wa Makiri wa Manase yego mu muryango ya Manase Yosefu aya niyo mazina y'abakobwa bavuga n'amazina yabo ndabakunda iyo wakoze iby'ubutwari n'izina ryawe bazarivuga komeza rafu Mahila umwe yitwa Mahila na Noa undi yitwa Noa na Hogira undi yitwa Hogira na Miluka na Miluka na Tirusa bari batanu bahagarara imbere ya Mose na Eleazari bahagarara imbere y'umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose yego ku muryango w'ihema ry'ibonaniro baravuga bati data yapfiriye mu butayu papa yarapfuye apfira mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka yego bafatanije na Kora ahubwo yapfanye ibyaha bye yaripfiriye gusa ubwe kandi ntiyabyaye abahungu ariko ikibazo yasize atabyaye umuhungu komeza niki gikuza izina rya data niki gikuza soma neza mukozi w'Imana niki gikuza izina rya data mu muryango ngo nuko atabyaye abahungu ni uko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo babwira Mose ngo twebwe nk'abakobwa ba Serofowadi turashaka gakondo uzaduhe gakondo muri bene wabo uzaduhe natwe muri bene wabo wa data ariko ngo Mose ashira Uwiteka urubanza rwa Mose abura uko abigenza ahindukirira Imana Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Serofehadi baburanye ibyo baburanye n'iby'ukuri ntuzabure kubaha gakondo uhereye uyu munsi njyewe mw'Imana mvuze ko uzabahe gakondo muri bene wabo uzatume baragwa gakondo uzatume nabo babona umugabane mu muryango w'iwabo kandi ubwira Abisirayeli kandi njyewe nk'Imana nategetse ubwira Abisirayeli bose umuntu napfa adasize abahungu uhereye uyu munsi umuntu napfa muri Isirayeli adasize abahungu uzatume umukobwa we azahabwe gakondo nk'abandi haleluya nadasiga umukobwa nadasiga igerezaho ibyo birahagije wageze ku murongo wa 8 yego igerezaho umunsi umwe reka nihute kwari kubasuhuza ubundi bamaye umwanya wo kubasuhuza umunsi umwe abakobwa batanu ba Serofowadi baricara baravuga ngo ariko ubu rwose papa aze yibagiranywe ngo nuko gusa ikibazo ngo atabyaye umuhungu baricara baraganira bahuza inama barangiye basanga umutambyi mukuru Mose na Eleyazari barabwira ati wowe karama mutwara twebwe turi abakobwa banyakwigendera Serofowadi yarapfuye ariko ntabwo yasize umuhungu none izina rya papa rigiye kwibagiranwa ngo nuko atabyaye umuhungu turagusaba uduhe gakondo muri bene data natwereye uyu munsi utugororere natwe tubona umugabane nk'abandi bantu natwe turashaka ntabwo bagiye bamubwira ngo tubigenze bite oya bagiye bamubwira ngo turashaka gakondo natwe nk'abandi bantu mu gihugu cya Isirayeli bano bakobwa bari kurekera imikino n'igihugu kitemera ko baha umugore atavugwa muri societe
n'ubu bari hano bakabara abagabo gusa abakobwa bakabihorera, ariko igitondo cy'imisaka n'umumana rituruka mu bana ba Selofehadi baravuga ngo turashaka umugabane wa data, turashaka umugabane wa data. Bagenda babwira Mose. Mose abyumvise aravuga ngo ibi bintu ndabinyuza he muri sosiyete y'Abisirayeli? Kanje ku Mana ngo abwira Imana ngo Mana, dore abakobwa baje bansaba ngo mbaho umugabane, ndabirukana cyangwa ndabaho umugabane? Mana iramureba iravuga ariko we abantu mureba nk'abantu koko. Iravuga ngo Mose, ibyo basabye ni iby'ukuri, uhereye umunsi genda ubahe gakondo muri bene se nabo babona umugabane, ubagororere nabo babona umugabane. Ikindi nacyo uhereye umunsi mu gihugu cyose umuntu napfata abyaye umuhungu nawe azabone gakondo, izina rye ntizakugwe mu mazina y'Abayuda, rizagumemwo ko nawe yabaye umuntu w'Imana kandi yabyaye kandi ari. Wari uzi ko uyu munsi wahaguruka akagira ibyo wanga mu buzima bwawe? ubukoko bigenda uko ngo nuko mu wanyu ngo wavutse ngo bimeze uko ngo bimeze uko. Mwaretse tugahaguruka tukaburana gakondo zacu mu ijuru, tukabwira Imana ngo nutadutabara nta wadutabara, nutadukoresha nta wadukoresha, nutaturwanirira nta waturwanirira, Haleluya. Amasengesho atuma ibyemezo by'ijuru bihinduka. Ibyemezo by'Imana iyo bihindutse bihindura n'ibyemezo by'isi. Haleluya. Ubu koko waremeranijwe n'icyo kibazo ngo niko bimeze, waremeranijwe n'icyo kibazo ngo nyine ngo aho nashatse niko bimeze, cyangwa se ngo aho bambyaye nuko bimeze? Dufite Imana mu ijuru. Haleluya. Narimvuze ngo dufite Imana mu ijuru. Haleluya. Ubu koko waremeranijwe ngo aho ntuye ngo urumva ngo hari abarozi. Ere ugasanga abantu bari kuzinga ngo bimuke ngo batuye muri quartier imwe abarozi. Mu izina rya Yesu. Koko bakristo bene data, tugomba guhaguruka tukagira ibyo turekarama mu ijuru. Imana ikaze kabikora. Dushaka dusenga umwanya muto ngatanga umwana. Just nashaka kubasuhuza. Iri ni isengesho. Dushaka dukora isengesho rihindura ibyemezo by'ijuru. Imana ikavuga ngo ndi Imana. Kuva uyu munsi mpinduye ibintu. Haleluya. Mpinduye ibihe. Haleluya. Uhereye kuri uyu muntu nzakora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya. Wari uzi ko guhera kuri wowe Imana yatanga umugisha? Ntabwo mubone bitwirirwa tunigana na za karande, ariko nusobanukirwa neza ukuri kw'Imana, guhera kuri wowe Imana izashiraho amateka masha n'abazagukomokaho n'abandi bazagukomokaho. Imana izashiraho amateka masha mu izina ryayo. Amen. Mwari muzi Aburahamu twitirirwa? Papa we yacuruzaga ibigirwamana, ariko kuva kuri we aganiriye n'Imana, Imana ivuga ngo urubyaro rwawe my friend. Yes. Abane ndambabwire gute? Imana ivuga ngo nzahera kuri wowe. Erega Imana ntabwo igihe uri kifatiraho ngo ikore. Imana ntahari ubusa, iyo ishaka gukora igira ikintu ireme igatangiriraho. Wari uzi ko Imana ifite ikintu yatangiraho mu buzima bwawe? Hari igihe umuntu yireba pe, yareba avuka, yareba akomoka, yareba amakosa yakoze mu buzima, yareba agasanga neza nta hantu ho gutangira hari, ariko ngo hari urufatiro rwashyizweho rwitwa Kristo Yesu. Imana yatangira kuri ubwo nawe igahindura amateka yawe. Simbizi niba hari abantu banyumvishije uyu munsi. Haleluya. Mwebwe muri kuri Zoom namwe niba munyumva mwandike amina mu byakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka soreze kura. Bene da turi kumwe? Oya yewe turi kumwe abamama. Zamuri biganza cyane mu izina rya Yesu. Hari misiyo y'Imana ku buzima bwanyu kandi igomba gusohora mu izina rya Yesu. Amen. Mw'isi mu mwuka nta genda ibaho. Ntago munyumvise. Mu mwuka nta genda ibaho. Ibyo byagenda mu mwuka ntabyo bazi. Niyo mpamvu umugore yahagurutse kuzura Imana, amateka arayahindura abantu bose bakabimenya. Umupapa yahagurutse amateka akayahindura, umusore yahagurutse amateka
amateka yahindura. Umwana arahagurutse kubera yuko umwuka wera nta myaka agira. Yes. Umwuka wera nta myaka agira ngo abe ngo ni mukuru mu cyangwa ni muto. Umwuka wera nta myaka agira, yahozeho ari hazahoraho. Uko yakoresha umugabo w'Ijeya niko yakoresha umukecuru w'imyaka 80. Uko yakoresha umukecuru w'imyaka 80 niko yakoresha umwana w'umutineja w'imyaka 15. Uko yakoresha umutineja ajya akoresha n'ababebe bahetse mu mugongo bagaprofetiza ariko hari abantu batanyumva muri second chance sinzi niba munyumva. Umwuka wera nta myaka agira, yahaguruka no mu gisimba kikavuga. Indogobe ya Balamu yaravuze ngo stop, nurenga hano marayika aragukubita inkota. Iyo umwuka wera, haleluya, oya haleluya, wakira umuntu mu gushoboza guhindura amateka yawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire, iyi si mureba turiho, murabona iyi si turiho, hari akantu rwose ubu kanjemo naragahishuriwe n'agaha. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Oya haleluya. Haleluya. Muri iyi si turimo, especially muri Kigali cyangwa mu Rwanda n'ahandi hose, n'ubutaka uhagazeho bufite nyirabwo. Ubutaka uhagararaho muri Kigali ngo utegereje moto bufite umuntu bubaruye. Haleluya. Haleluya. Akazi ushaka gukora, iriya ntebe yo muri biriya biro ifite umuntu yicaye yasinye na konti. Sorese hano muri kunyumva abasiribateri. Haleluya. Umukobwa ushaka gutereta afite uri kumwe nawe, afite uri kumwe nawe. Mu isi rero hari akantu bita competition spirituelle. Hari competition mu mwuka dukora, ubwami bw'Imana buratwara. Yes. Ibintu ufite bingana n'imbaraga zo gukompeta, imbaraga zo guhatana ufite mu mwuka. Ibintu ufite bingana n'imbaraga ufite zo guhatana mu mwuka. Bivuze neza? Yego. Buriya mbivuze neza na? Bivuze neza ba mama. Uyu munsi ubuntu bukuriho bungana n'uburyo umuntu nakurusha gutanga igitambo mu mwuka azakurusha 6 minutes. Umuntu kurusha kwegera Imana akurusha na 6 minutes. Umuntu nakurusha kwizera azagira ibyo akora. Hari uburyo mu mwuka tugenda uko hatana ni kudepasa bamwe hakagira icyo winjiye. Mbuzi za mitasiyo ziri gutangwa uyu mwanya tuvuga z'ubutaka z'amamodoka, hari guhererekana. So muri iyi si rero hari guhererekana, bikomeza guhererekana. Uyu munsi reka mbabwire, twebwe twavuye Kimironko tuza hano Remera gusenga. Hari abavuye Remera baja Kimironko gusenga. Hari abantu bavuye mu mujyi baja Kimironko gupagasa, abandi bava Kimironko baja mu mujyi gupagasa. Hari abantu bavuye Kacyiru baja Kimironko, abandi bakava Kimironko baja Kacyiru. Buri muntu wese agomba gufokasinga ku cyo ashaka kandi warangara agatwara icyo ufite. Yego. Nibyo. Aha niho soje tugasenga. Muri gitondo tubyuka tunyuranyura, uzarebe aho uva ni abandi baje. Uzi Kanombe utega moto, abandi batega moto baje Kanombe. Waruzi yuko kandi ojanye we ariko hano mwese ngenjaze turi kumwe. Abari muri Canada ni Burayi na turi kumwe. Uyu munsi abantu bari kupiganirwa amaviza, abandi bari kuva mu Burayi na za Canada bava ngo haraturambiye tuje kuba mu Rwanda. Ugomba guhishurirwa mwisomo mwuka, ahantu hose ugeze ugafata ikirere cyo mu mwuka, ugakora ikintu bita kugota, ugakora ikintu bita kugota. Nari mvuze ugakora ikintu bita kugota, ukagota ahantu
ahantu ugeze, ukagota inzu ugezemo, ukagota umuryango ugezemo, kugira ngo uhabwe autorite aho hantu ubashe kuvuga no gukora icyo Imana ishaka, uzakira umugabane wawe. Dusenge kuko ndabizi hari ubundi butunzi bwinshi yakoze Imana buhari. Iyo bari bampaye umwanya gusa ngo masuhuze imisengere ihindura ibyemezo cy'ubumana, nawe wayisenga. Narimbuze nawe byakunda di. Aya narimbuze nawe byakunda. Rekeraho umunebwe bwawe, rekeraho umunebwe bwawe, nawe byakunda. Va mu bitotsi byawe, byuka nijoro wicare ku buriri bwawe, tangire kuvuga mu ndimi, utangire guhamagara abamarayika, utangire kuvuga Imana, utangire kwihanurira mu gihe abaguhanurira babaye kure, utangire kwivugaho ibyiza, utangire kuvuga umugambi w'Imana ku buzima bwawe, utangire kuvuga iyerekwa, utangire kuvuga Imana. Ibyo nubirangiza uvuge Imana ubuntu ikomeye, uvuge ngo na bya bindi wakoze muri sekeri cyase n'iwanje wabikora. Ibyo nubirangiza uvuge ngo na bya nasoma muri Bibiliya, ibyo nabyo ni wabikoze n'iwanje wabikora. Ibyo nubirangiza uvuge ibyo wumvise mu makuru abandi bahamya Imana, uvuge ngo ari kuri Imana yakoze biri niyo nanje nizeye. Kandi Imana itara ku butoni, Imana yasuye Lazaro, Imana yakijije umukobwa wa Yayiro, Imana se umwami wacu. Ubivuge, ubivuge, ubimanuke, uzasohoka wuzuye umuriro w'Imana, uzasohoka wuzuye imbaraga z'Imana, uzasohoka icyagutera ubwoba kizagutera ubwoba, uzasohoka utakiri wa wundi, uzasohoka wuzuye umuriro w'Imana, uzasohoka wabaye igisubizo, uzasohoka wabaye uw'Imana ishaka, uzasohoka bw'abantu zakononeye bwasohoye, uzasohoka isi gushakisha gutunga amakamera. Haleluya, haleluya. Muhaguruke dusenge soreza n'abasuhuza. Narimbuze ngo n'abasuhuza bene da. Haleluya. Oyaye haleluya. 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 Muri ku kwezi kwa 12 hari isengesho twakora mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Wowe muri iki hari isengesho twakora. Uyu munsi naje kubwira ngo Imana ntiri kure yawe. Babwira kandi kamwe icyo kintu ukora ukoze muhabyumvise, icyo kintu ukora icyo ngicyo nyine muzamarira dufite Mana mpindurira icyo nkora, Mana icyo kintu ukora nyine icyo. Hari abantu bubatse amataje bakora icyo ngicyo nyine. Hari abantu ntabwo nyumvishe iki, hari abantu bagenda mu mamodoka meza mu mujyi wa Kigali bakora ikintu nk'icyo ukora nyine, bakora icyo kintu ukora batongeye ibindi bintu. Ariko Imana yabafunguye umutwe n'ibitekerezo ibaha uburyo babikoramo. Uyu munsi ntabwo munyumvishije we, uyu munsi ni nk'akahe kazi twita ko gaciritse nko muri sosiyete. Reka nifatire kamwe nk'urugero, nubwo nakarike kubura ku muhanda, sibyo? Amen. Nzumukire kora akazi ko gukubura muri Kigali, nzumukire mfite amazu, mfite amataje, mfite amamodoka. Akora iki? Arakubura. Akora amasuku. Imana yaguhera umugisha muri icyo kintu ukora, nicyo narishatse kuvuga. Amarira aturembeje, Imana mpindurira icyo nkora. Iyo mpano ufite, hari abantu bujuje amataje bakoresha iyo mpano ufite. Uko gucuranga piano gusa, hari abantu Imana ibereye mu mugisha. Uko gusirimba, wari uzi ko icyo dukeneye ari uguhishurirwa gusa, Imana ikaba mu ruhande rwacu ikanoyitinga ibyo dukora ikabishyiraho amavuta. Ubwo rugo nyine Imana yaruguheramo umugisha. Zamura ibiganza bye dusenge, ntarondogora kandi ntarondogora. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Zamura ibiganza byawe ugare ku maso ngo usengere umwanya mutoya cyane. Uvuge ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Uyu munsi mpumura amaso. Uyu munsi mpumura amaso. Ndashaka gukora isengesho. Ndashaka gukora isengesho. Rikiza indwara yanjye.
ndashaka gukora isengesho rihindura amateka yanjye ngo Mana sukaho ubuntu bivugiye cyane ngo Mana sukaho ubuntu ndagukeneye ndagushaka ndashaka imbaraga ndashaka ubuzima vuga ngo iyi mpano wampaye iri aka kazi wampaye uru rugo wampaye ndaguhamagaye muhagarane nanjye iki gihugu ndimwo kimberemo umugisha mu izina rya Yesu vuga ngo iyi myaka yanjye iyi myaka ndimwo ndashaka gukubona Mana hari umuntu wazamura isengesho agasenga muri uyu mwanya isengesho ryahindura ibyemezo gira isengesho ukoze rihindura ibyemezo mu mwanya muto nubishaka usenge uvuge mu ndimi nubishaka uhanurire ubuzima bwawe nubishaka ugire icyo uvuze ku Mana ikuriho nubishaka uvuge ku bana bawe nubishaka uvuge ku mugabo wawe nubishaka hagira ikintu urema muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Mana ndasengeye abantu bose bamurikiye Mana ndasenze ngo uyu mwanya ukora ibitangaza niba hari umuntu urwaye Mana aka kanya ntiyakire gukira niba hari umuntu icyo gifunze aka kanya ntigifunguje tugomba kuba musijuru rifunguye tugomba kuba musijuru kiriho peni mu mpano zacu dukoreramo hari imbaraga izindi mbaraga hari ubuzima bw'umwami twakira oh haleluya haleluya senga wongere kuri musenge nubishobora gusohoka amaso yawe ubikore nabyo Imana irabivuga wongere gusenga wihanurira uvuga ngo Mana iki nicyo gihe cyanjye mu izina rya Yesu ahari wisigara inyuma ubuntu bw'Imana bukuzeho niwakire ubwo buntu mu izina rya Yesu niwakire ubwo buntu mu izina rya Yesu narivuze ngo niwakire mu nzu yawe icyagutera ubwoba nawe ugitere ubwoba icyagutsinda nawe ugitsinde icyagutsikama nawe ugisikamire icyagusuzuguza ugisuzuguze indwara ikuriho yibwire wicecekera imbere ya Goliyati cyangwa uwo munyururu hanurira Imana ikuriho hanurira ubuzima bwawe hanurira urugo ngendo urimo Imana iri mu ruhande rwawe ongera wihanurire uvuze amagambo mabi wiguzeho ivugeho ko hari ubwiza budasanzwe ku buzima bwawe oriya baba Mana turasenga muri uyu mwanya wikaya baba santereremo uyu mwanya akora ibitangaza muri Segeca 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 uyu mwanya akora ibitangaza mwami w'izina rya Yesu Kristo inazarete imbaraga z'umukabera komera Imana amashyi byakire komera Imana amashyi menshi cyane oya ayo mashyi ni makeya haleluya n'ubundi tuzamura ibiganza hari ikirere cyo gukora kwima ni kureba hari ikirere cy'ibitangaza ndima niba urwaye muri aka kanya uze gucekinga warurwa urasanga wamajije gukira mu izina rya Yesu dutere haleluya zirindwi zonyene zo gukofira imiryango ku buzima bwawe biturangiza dutange umwana haleluya muri ibiganza byawe dutere haleluya zirindwi zonyene gusa zo kugira ngo twinjire muri iki kirere cy'amasengesho haleluya itegure tuzamura ibiganza byawe iya mbere haleluya